nibyo koko mu minsi iza abantu benshi bazatangira kwibaza ati ninde ushobora kurwanya ya nyamaswa, ninde ushobora gutsinda ya nyamaswa, ninde ushobora kwigerageza. Inyamaswa nta yindi usibye ubutegetsi buyoboye isi bukuriwe na Satani. Abantu bose mu minsi iri imbere biranditse ko bazatangira kwibaza iby'inyamaswa iri gukora, ntawe ushobora kwirwanya. Kubera iki? Nta yindi mpamvu rero, impamvu ni uko abantu bazagira ubwoba babonye ibiri kuba, kuko amazina yose akomeye, yaba abapasiteri, abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza, abaperezida, abantu bose bakomeye, iyo sisiteme y'inyamaswa iri kubashyira hamwe kugira ngo bayikomeze, hato n'abandi bose babonereho bakurikire ya nyamaswa. Hagira ni ubashe kugura umuperezida ubuguze igihugu cyose, kuko bose ni nyamugihugu bigiye barakurikira. Navuga nti rero, ni gute inyamaswa yigarurira abantu? Ikoresha ibintu bibi ikabihinduramo ibyiza, noneho igatuma abantu bya bintu bibi ari ubwabo babyisabira. Ndavuga nk'urugero, inyamaswa izana ikintu abantu bose babona ko cyakabaye kibi banga, ariko noneho kubera yaguze n'abantu bose bakakigira cyiza, noneho mu maso y'abantu kikagaragara nk'aho ari cyiza, bakagikurikira. Ahubwo usibye no kugikurikira gusa, bakacyisabira, bityo kikaba ari ikintu cyiza kuri bose, ariko ubundi mu by'ukuri ari kibi. Nuko rero Satani akora, afata ikintu kibi akaza yigize marayika w'umucyo, noneho mwebwe mukabikurikira muzi ngo ni byiza, ariko ari uko yafashe abantu benshi babikurikiye buhumyi, bakabiha agaciro, bamara kubiha agaciro bikagira agaciro imbere ya buri muntu wese, noneho abantu bose bakabona ko ari byiza kandi ubundi ari umugambi w'ubusha. Nibwo rero Satani abigeraho, nta kundi usibye kuyobya abantu no kubarangaza. Ndafata urugero ku mikino, imipira yirirwa hirya no hino no hino, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, ngaho ni imikino hirya no hino. Ntawe ukimenya umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatanu, wa gatandatu, cyangwa se icyumweru. Byose ni imikino gusa. Kubera iki? Ibaza impamvu imikino isigaye ikora hose, igahora ahantu hose, kandi iminsi ku minsi. Nta kindi rero ni ukugira ngo ukugire muri iyo mikino, Satani abayobye ntumenye ibijya mbere. Ndavuga nk'urugero nk'igikombe cy'isi, ntabwo abantu bacyumva yuko ari igikombe cy'isi, kiraba kikarangira ugahita ubona imikino irabaye ukagira ngo ni imikino y'inshuti yabaye. Ibyo ni ibintu nzi ko bigaragarira buri wese uzi ubundi ko imikino yagendaga, ariko kubera ko Satani ari gusiganwa n'igihe nyine, ni ukuvuga ngo agomba gufata abantu bose bagahugira kuri iyo mikino, iba umunsi ku munsi udasiba, ya mitekerereze yabo igahora mu mikino gusa, ntibarebe umugambi mubisha Satani ari kubategura wo kubarimbura. Ikindi Satani akoresha kugira ngo yigarure abantu abayobye ni ikoranabuhanga, umuvuduko w'ikoranabuhanga, kugira ngo Satani agere ku mugambi we byihuse, abantu badasobanukiwe akoresha ikoranabuhanga. Kandi wibuke ko ubundi umuryango ntabwo ukorwa n'ikoranabuhanga, umuryango ukorwa n'abantu bari mu bubyutse, bakunze Imana, bizeye Imana, bakora ugushaka kw'Imana, nibo bakora umuryango. Ntabwo umuryango ukorwa n'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo aho ngaho hari gahunda ebyiri zibangikanye, Satani akoresha ikoranabuhanga, n'Imana ikoresha ijambo ryayo n'ubushaka n'urukundo ashyize mu bantu. Ibyo ni byo byubaka umuryango, byubaka sosiyete, kuko ikoranabuhanga ntabwo ryubaka sosiyete, ahubwo abantu bari mu bubyutse nibo bakora sosiyete yuje urukundo rw'Imana. Ubundi rero nakubwira nti kanguka, tuzagira ukuyobya kugira ngo uzajye mu mikino utabizi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.